imodoka ya hano ayifata nk'inkweto yo mu Rwanda. Amafaranga mfite n'amafaranga ufite kandi utwara imodoka, ufite imodoka. Mwaramutse, makuru yaramutse, abandi mwiriwe muri Afurika cyane cyane ubu ni ku manywa. Igitondo cyiza, igitondo cy'imvura nyinshi yabyutse. Igize ngo twiganirire n'ubundi muri iki gitondo. Hari abantu bajya bakunda kuvuga ngo abantu ngo twagiye muri Amerika twagiye kuruhuka, ngo twarakize, twararuhutse. Abakoresha ijambo ngo twarakize bo ntabwo nabagana nubwo nabarenganya, kuko wa mugani ntabwo yabona utwaye imodoka. Urabizi ko muri Afurika uko byaba biri kose, nubwo utari umukire cyane ariko nta muntu watwara imodoka akennye. Hano rero tuzitwara tunakennye birashoboka, kuko ahangaha imodoka ni itegeko, nabibara nk'itegeko. Kuko niba kujya ku kazi ari imodoka, kujya guhaha ari imodoka, kujya ku rusengero ari imodoka, kujya ku kabari ari imodoka, bajya ku kabari, buri kamwe kose, kujya ku bitaro ni imodoka, akantu kaha kose gasaba imodoka. Mbese imodoka ya hano ayifata nk'inkweto yo mu Rwanda cyangwa muri Afurika muri rusange, kubera ko ntibashyizeho itegeko ngo nta muntu utemerewe kwambara inkweto. Inkweto igufasha kutavunika ibirenge, kudasitara. N'imodoka rero igufasha muri izo ngendo zose, kuko hano ahantu ugenda n'amaguru ni muri quartier gusa, ntabwo hafi yawe. Kuko ahangaha abanyamerika bakubonye ugenda n'amaguru bagufata nk'umusazi. Rero gutwara imodoka kwa Amerika ntabwo ari ubukire. Hari abantu ubwira ngo nta mafaranga mfite, n'amafaranga ufite kandi utwara imodoka, ufite imodoka. Iyo modoka uriya hano muri Amerika waguha ubushobozi bwo kuvuga ngo wibere muri iyo modoka, nako ubona umuntu ugutwara mu modoka, buri ka serivisi kose ajya akagukorera. Nta n'uwazifuza gutunga imodoka hano muri Amerika, nta wakwifuza kuyitunga. Imodoka ya hano insurance, imodoka ya hano gaze, imodoka y'aha ngaha kiriya kintu cyose uca ku biraro ni amatike, umuvuduko ni itike, uragonga ukimwa ibyangombwa, ukabura ibyangombwa byo muri Amerika. Ahangaha imodoka y'ahangaha mbese ntabwo ni stress, kandi ni ngombwa uyitunge. Umva rero turi ahangaha natwe tuvunika, gusa ikintu mpamya neza nkanemeza abandi yuko abanyafurika twabarushije ni uko dushobora kuba dufite amashuri meza y'abana, tukazarokora icyo ngicyo abana bacu bakigira hano.